Twongere tubahe ikaze ku birari by'insigamigani nk'ibisanzwe. Twagarutse rero ngo tuvuge ku buvanganzo, tuvuge ku birari by'insigamigani, tuvuge ku migani ndetse n'ikinyarwanda muri rusange. Uyu munsi rero turaza tuvuga ku mugani ugira uti utazi akaraye ifumbwe araza ifu. Ni umugani rero abanyarwanda bakunda guca kandi ni umugani twasabwe na bamwe mu bakunzi bacu. Nawe turagusaba niba wifuza umugani ujya aho hasi muri comment utwandikire utumenyeshe umugani wifuza, hanyuma tuzawugushakire. Niba uri mushya rero turagusaba kwiyandikisha ukanda kuri subscribe cyangwa se kuri sabone kugira ngo ujye umenya imigani yacu uyimenyere igihe ntuzayibwirwe n'abandi. Turaje mu kanya rero kugira ngo dusesengure uyu mugani tuwusome nk'uko bisanzwe. Twibukiranye yuko iki gitabo tubasomera ari igitabo cyiswe ibirari by'insigamigani, akaba ari naho dukomora nyine iyi migani. Turaje mu kanya turebe iby'uyu mugani. Utazi akaraye ifumbwe araza ifu. Uyu mugani rero abanyarwanda bawuca iyo bacanirana amarenga, bakaba bayabwira umuntu bamubuza kugokera ubusa, ashaka kuzigama azigamira ibyejo kandi nta bihari. Niho bagira bati utazi akaraye ifumbwe araza ifu. Uwo mugani ucibwa ukubiri, ariko kandi uko kubiri kose bakawuca buhuriye ku musozi witwa Fumbwe. Uwo musozi ukaba uri mu Buganza cyangwa se mu karere ka Rwamagana. Uyu munsi ukaba nyine wegamiye urukaryi. Ubwa mbere rero bawuca bendeye ku gitekerezo cy'abanyoro mu gitero cyabo bari bateye mu Rwanda. Bari bateye u Rwanda rero ubwa kabiri ku ngoma ya Rujugira. Umugani kandi bawuhereye ku mugore ho mu Buriza. Uwo mugore ngo yari yaraje ifu, ayiraza agemuriye umugabo we wari ku rugerero rwari ifumbwe aho ngaho nyine. Umunsi yayiraje rero niwo umugabo we ngo yapfuye, apfa aguye ku rugamba. Bukeye ahurira n'imbitsi mu nzira, ifu arayimena, hanyuma arahobagira arataha. Iyo uwo mugore rero amenya ko umugabo we yapfuye, ntabwo aba yararaje ifu, ngo nibucya ayizindukane ngo aragemurira umugabo we. Naho rero abanyoro bateye u Rwanda ubwa mbere ku ngoma ya Kigeli Mukobanya. Iyo ntambara rero umuhungu we Sekarongoro bitaga Mutabazi ngo arayirwana, ayibamo intwari cyane ndetse ayikomerekeramo. Ubwo rero abanyoro barataha baranejwa. Abadapfuye muri iyo ntambara barasubira baragenda bajya iwabo, bajya kuvuga ko bandeshejwe. Bibaho rero bishyira kera. Bimaze igihe kirekire rero nuko abanyoro barongera bariyegeranya bashaka gutera u Rwanda ubwa kabiri. Ariko noneho batera u Rwanda ku ngoma ya Mibambwe Sekarongoro ariwe Mutabazi, waje gukura ku ngoma nyine ise akaza kumuzungura ariwe Kigeli Mukobanya. Abanyoro rero baje bagarutse ubwa kabiri, ariko noneho bagaruka ari benshi cyane kuruta uko bari bateye ubwa mbere. Batiye amaboko rero kuko bateye ari benshi. Ngo bateye amaboko mu duhugu twinshi twari duturanye nyine no mu banyoro, ari two Uganda, Ankole, Toro, Bugande, Bukiri, Bukede, Busogo na Bunyoro nyine aribo bateye. Abo bose rero niko baje bararikiye gutera u Rwanda. Nuko ngo barushakagamo iminyago myinshi, bashaka inka ndetse no kurusakiza. Babikoraga rero bashaka no kurutera kuko ubwa mbere nyine bari batsinzwe. Nuko bakijya gusesekara, abatasi bajya kuburira Sekarongoro Mutabazi, bamumenyesha imigambi abanyoro bagize yo gushaka amaboko mu duhugu twinshi begeranye. Bati abanyoro bagiye kugaruka, ariko kandi si nka babandi ba mbere, ahubwo bazaza ari benshi cyane, ndetse nuko ubatekereza siko bazaza batakira abanyoro. Ariko sibo bonyine, ahubwo bavanze n'Abagande, n'Abakede, n'Abasogo, n'Abanyankore, n'Abatoro, n'Abakiri, ndewe bazaza ari benshi cyane. None rero tukugira inama, nawe tabaza mu mpugu duturanye ushaka amaboko, nuko turwane nabo. Sekarongoro yemera inama y'abatasi. Amaze kumva amagambo bamubwiye n'inama bamugiriye, ahera ko atuma abami, atumiza ku bami bari bamwegereye. Atuma kuri Kimenyi w'Igisaka, Nsoro w'i Bugesera na Ntare w'i Burundi, ati nimuntabare natewe, nimuntabare namwe mwitabara. Abanyoro bongeye gutera kandi numvise ko ari benshi cyane, ni benshi ku buryo ntahangana ku bwanjye njyenyine. None nimuntabare tubasanganire ku nkiko bataravogera igihugu. Kandi rero ntabwo banziye njyenyine.
icyo bashaka ni iminyago n'iwanyu bazayihasanga. Ati nuko ntabara namwe mwitabara. Bose bamaze kubyumva banga kumutabara. Abantu yatumyeho bose bagarukana inkuru mbi bati aho wadutumye ntubizere ngo witwire ko bazagutabara. Uwo yatumye kuri Kimenyi w'Igisaka ati yansubije ko adashobora kwihamagarira intambara itamugenewe. Uwo batumye kwa Nsoro Bihembe umwami w'i Bugesera ati yampakaniye ngo ntafite ingabo zo gutegeza abo banyamahanga bangana n'inzige. Arashaka ko ahubwo ari wowe upfa. Ati wowe ubishoboye urarwane cyangwa se uhunge. Uwo batumye kwa Ntare i Burundi ati aho kuguha ingabo zo gushira ahubwo yaguhisha. Nuko rero umwami w'u Rwanda bose uko yabatumye uko bangana baramuhakanira. Umwami rero afata umwanzuro wo guhungira i Bunyabungo kwa Muhoyo. Ajyana n'inka nyinshi n'ingabo z'inkoramutima, agenda hakiri kare, bituma agenda neza ntacyo yikanga. Ageze mu misozi yo mu Kinyaga yari yegeranye nyine n'Ubunyabungo, atuma intumwa ku mwami waho uti abantu bitwa abanyoro baramuteye. Abamuteye abona ko ari benshi cyane atashobora kurwana nabo, none aguhungiyeho aragusaba kumwakirana umutima mwiza. Uti ari kumwe n'abana be n'abagore be n'umukecuru we n'inka nyinshi n'ingabo zemeye kumukurikira. Ibyo byose rero nubibona ntumutekerezeho umurwanyi uguteye. Intumwa zirahaguruka zijya Bunyabungo zibwira umwami waho ubutumwa bwa shebuja. Umwami w'Ubunyabungo yemera kumwakirana nta kindi yibaza, amwoherereza amato menshi yo kumwambutsa hamwe n'abo bari kumwe. Amutegurira amacumbi, arambuka ajye Bunyabungo. Umwami w'u Rwanda rero amaze kugera i Bunyabungo, abanyoro basesekara mu Rwanda. Baza umutara wose, basandara ubuganza bwa Kibungo na Byumba, abenshi bambukira kuri Ndaba, bazamuka Ntunga, batunguka Ifumbwe. Bahurira n'abaturutse mu mpinga ya Janjagiro, bose bagandika kuri Fumbwe. Ngo bari bameze nk'amarambu y'inzige. Ubwo rero ikintu basanze kuri Fumbwe gikwiye kuribwa cyangwa se kunyobwa baraye bakimazeho. Ibyo basanze bidahiye barabiteka, ibikwiye kotswa barabyotsa. Aho bukere rero abanyarwanda bari kuri Fumbwe bakabona hasa n'umukomba, mbese hari nk'ikintu cyabaye urukara rw'ikizizi gisa n'umurayi. Mbese barahararutswe, nta kintu hasigaye cyatunga abantu bafumbwe. Nuko rero rubanda babibonye babikurirana bati utazi akaraye ifumbwe araza ifu. Nkaho bagize bati ufite icyarya niyirire, kuko kugira icyo uzigama ari ukwibeshya. Bakoresheje iryo jambo ifu rero kuko muri icyo gihe ari cyo kiryo rusange abanyarwanda bari bahuriyeho, ariyo makiriro y'ubuzima. Nicyo gituma bavuga bagira bati amasaka niyo mbuto nkuru mu Rwanda. Abandi rero baturutse mu mpinga ya Rutare na Bujumbe mu Nyarusenge bambukiranya mu iteme rya Karungara. Ubwo rero babikoraga bashaka gutera urugo rw'umwami rwari Gasabo. Bakekaga ko Mibambwe akiri aho, ariko n'ubundi basanze atahari. Abandi rero baturutse i Rwamagana na za Munyiginya, nabo bambukiranya bomoka iya Rukaryi. Barazimiza barazamuka Ubwanacyambwe bwose. Abandi batera mu Buriza bajya gushaka Mibambwe Sekarongoro Mutabazi i Remera ry'Abafarongo, aho urugo rwe rundi rwari ruri. Mbese bakwira igihugu cyose, ntibagira aho basiga na hamwe mu Rwanda. Bamaze kubura uwo bashakaga kandi babuze n'uwo barasana, baritonda barya igihugu barakimara. Barakiyogoza imyaka irahita. Abantu bavuga ko igihugu bakibazemo imyaka isaga 10. Mibambwe Sekarongoro rero yigumira i Bunyabungo, agumayo yihishe abanyoro. Bukeye imfizi ye irwana n'iya Muhoyo umwami wo mu Bunyabungo. Iya Muhoyo rero irwana n'iya Mibambwe. Iya Mibambwe yica iya Muhoyo. Abanyabungo babibonye imfizi ya shebuja ipfuye, bafata amacumu n'imihoro bashaka kwica imfizi ya Mibambwe. Abanyarwanda babibonye gutyo nabo babanga imiheto. Babanga imiheto yabo n'ingamba zirarema, bararasana karahava. Muri iyo ntambara rero Umugabekazi Nyabadaha nyina wa Mibambwe arahagwa. Abanyarwanda babonye ko basumbirijwe bafata amato barambuka bajya mu Rwanda.
Bamaze kugera mu Rwanda bibaza icyo bakora n'icyo bareka, bati dore abanyabungo baraduhindutse kandi abanyoronyoro twari twahunze nabo ntaho bagiye, none ubu tubigize dute? Sekarongoro rero umwami ati nimureke twiyahure ku banyoro, naho twapfa ariko twaba turwanira u Rwanda rwacu tukarugwamo. Nuko bose biyemeza kurwana n'abanyoro, babaza ahantu bateraniye ari benshi, barahamenya, bagenda ijoro ryose bagera mu ngando zabo aho zari ziri mu Rwanda. Bamaze kwigabanyamo ibice bikwiranye n'imisozi abanyoro bari biganjemo, abanyarwanda bahimba amageza yo gutwika amazu ku misozi miremire bagira ngo bakange abanyoro. Muri iryo joro rero batwika amazu ari ku misozi miremire yegeranye naho abanyoro bari baganditse. Ariko rero abanyarwanda batwikaga bakurikije impande enye, epfo y'ingando no haruguru yazo no hirya no hino. Bamaze gutwika amashinga neza, nuko baritegura batwika ya mazu, mbese bamwe babonye abambere batwitse bose bahera ko baratwika. Abanyoro babonye imiriro yaka impande zose aho nyine bari baganditse, babona ko bakubwe, bacikamo igikuba. Ijoro ryose bahunga ubutarora inyuma, bagenda bikanga ikiriri cyabo kuko bari benshi cyane. Abari mu gice cy'imbere bakikanga abari babakurikiye bagira ngo ni ingabo cyane cyane z'abanyarwanda zibakurikiye, bakagira mu gice cyabo hanyuma bakarasana bikangana, nuko bayicana umugenda, abanyarwanda nabo baboma inyuma. Nuko aho bukereye abanyoro basanga basigaye ari ingerere, bakizwa n'amaguru barahunga, ingabo za Sekarongoro Mutabazi zirabashorera. Rubanda rw'ihururu rero rwitabiriye induru rurayigereka, bapfa umugenda, n'abagiye ngo barihisha mu mikokwe ndetse no mu mashyamba barabashaka barabica. Iyo ntambara y'abanyoro rero yarangiriye i Musave mu Bwanacyambwe, aha uyu munsi ni mu karere ka Gasabo. Mbese urora uwo mugani w'Akaraye ifumbwe ni nk'uko wagaciwe n'abantu batari mu karere kegeranye na Fumbwe, naho ubundi ubaye nk'umugani wagaciwe n'abanyamahanga bawuca bagira bati utazi akaraye Rwanda araza ifu. Kuraza ifu rero cyangwa se akaraye ifumbwe nk'uko nyine bikomatanye bisobanuye kwishunga ugakorera ubusa, ukizera ikintu ariko mu by'ukuri kidahari. Akaraye ifumbwe cyangwa se utazi akaraye ifumbwe ni ukwizera ikiri ifumbwe, cyangwa se ukizera ikiri ahantu runaka ntuze kumenya ko kitakigihari, ahubwo ukaza guca umugani ugira uti utazi akaraye ifumbwe araza ifu. Ni umugani dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi, ni umugani w'abanyarwanda, ni amateka dusoma mu gitabo cyacu, igitabo cyanditswe n'abakurambere, ni igitabo cya Minisiteri y'Uburezi, igitabo cyitwa Ibirari by'Insigamugani. Ni igitabo cyanditswe rero ahasaga mu mwaka w'1980. Niba wifuza kumenya umugani runaka, turagusaba kutwandikira aho hasi muri comment, ukatwandikira udusaba umugani, hanyuma natwe tukawugushakira tukawukugezaho. Hari n'abadusabye rero kubabwira amateka y'u Rwanda muri rusange, ariko nabyo tuzakomeza tubibashakira. Ibyo tubonye tubisangire kuko n'ubundi ubwenge burarahurwa. Naha ducumbikiye rero umugani wacu w'uyu munsi, ibirari by'insigamigani byo nakagaruka, tuzongere ubutaha.